Yesu ashimwe cyane. Ndabashuje mwese mu izina rya Yesu. Mahoro y'Imana n'abane namwe. Nsurize uwo muntu mwicanye mubwire ngo mahoro, amahoro, mahoro. Haleluya. Amahoro cyangwa se shalom niyo ndamukanya yabera kandi ni nawo murage Kristo yadusigiye. Yaravuze ngo simbasize nk'imfugi, mbasigiye amahoro yanjye. Amahoro yanjye nabe muri mwe. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Bwira mugenzi ngo amahoro, amahoro, amahoro. Haleluya, haleluya. Nanjye nari mbakumbuye maze iminsi ntaboneka hano kubera gahunda z'umurimo hirya no hino. Cyumuri gikurikira cyashize twari twagiye kare ka Rwamagana aho bita Imusha, bagiye gufungura umurimo w'Imana, ndetse cyumuri cyashize nabwo ejo bundi twari Mayange, twagiye kwimika abakozi b'Imana, abapasiteri n'ababwiriza butumwa ndetse n'abadiyakoni. Aho hose rero abana b'Imana, abera b'Imana bavuze ngo tubasuhuze mwakiri ntacyo za bene so. Yesu ashimwe cyane. Kandi umurimo w'Imana ni mugari, muri cyo tuwukora hakiri ku manywa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Kandi biragaragara ko hari icyo Imana yavuze no kugikora, irimo iragisohoza, irimo irabikora. Imana irimo irabikora. Hari ibyo yavuze none irimo irabikora. Ni Imana itabasha kubeshya, ni Imana isohoza amasezerano. Haleluya. Mbwira mugenzi wawe cyangwa se mumbaruze hari icyo Imana yakuvuzeho wibuka wenda kikaba kitarasohora, mubwire ngo ngicyo kiraje rero cyitegure. Haleluya. Ariko niba umubyeyi niba twite akaba azi ko azabyara agatangira kugenda ashakisha imyambaro y'umwana akitegura yitegura kubyara, kuki utitegura kubyara isezerano ryawe nawe? Bwira mugenzi ngo ryitegure ngiryo riraje. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwitegura no mutima nabyo ni byiza cyane. Maze rero tudatinze twagiye twumva ubuhanuzi bwagiye bunyura mu bahanuzi no mu baririmbyi. Ibyabere hangaha byose ni imigabo n'imigambi y'Imana ndetse n'ubushake bw'Imana. Hari icyo Imana ishaka. Amen. Nanjye rero hari ubuhanuzi Imana yampaye kandi mu ijambo, kandi yabwiye Yeremiya ngo ijambo rye araririnze kugira ngo arisohoze. Uko ugiye kuryumva niko Uwiteka agiye kurisohoza. Amen. Kandi nabwiwe ngo mbabwire ngo haleluya, umwami nyiribihe yabihaye igihe. Bajya ngo nkurikirane. Umwami nyiribihe yabihaye igihe. Bikora uko bishaka, bivuga uko bishaka, bigenda uko bishaka, bisuma uko bishaka. Nabwiwe ngo mbabwire ngo umwami nyiribihe nawe afashe ijambo arabicecekesheje nawe ngavuge. Nari mvuze ngo umwami nyiribihe yabihaye igihe, bigenza uko bishaka iwawe, mu byawe ndetse no ku buzima bwawe. None nawe umwami nyiribihe arahagurutse kandi afashe ijambo nawe. Komera Imana abashyi mubyumvise neza. Nimuvuge ngo nahaguruke nawe afate ijambo ku buzima bwacu. Haleluya. Imana ishimwe. Imana ishimwe cyane. Ndagira ngo dusome amagambo y'Imana twihuse. Uwo twafatanyije umugisha n'inde uyu munsi ni John. Nsomera Zaburi ya 93 umurongo wa 4. Amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka kuri hejuru abirusha imbaraga. Amen. Ongera usubiremo. Amajwi y'amazi menshi, umuraba ukomeye w'inyanja, Uwiteka kuri hejuru abirusha imbaraga. Amen. Somera Yesaya 33 umurongo w'10 nawo wonyine. Umurongo wa 10. Yesaya 33:10. Uwiteka aravuga ati ndahaguruka nonaha, ubu ngubu ndishyira hejuru, ngiye kogezwa nonaha. Amen. Reka twigendere rero tugiye kurangiriza mu butumwa bwiza bwanditswe na Mariko ibice 4 umurongo wa 35. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Mariko ibice 4:35 tugeze 41.
kuri uwo munsi bugorobye arababwira ati twambuke tujye hakurya. Basiga abantu bajyana mu bwato yahozemo, kandi hari n'andi mato hamwe nabwo. Nuko ishuheri y'umuyaga iraza, umuraba wisuka mu bwato bigeza aho bwenda kurengerwa. Yari asinziriye aryamye bwerekeza, yiseguye umusego. Baramukangura baramubaza bati mwigisha ntubyitayeho ko tugiye gupfa? Akangutse acyaha umuyaga, abwira inyanja ati ceceka utuze. Umuyaga uratuza, inyanja iratungana rwose. Arababaza ati ni iki kibateye ubwoba? Ntimurizera? Baratinya cyane baravuga bati mbega uyu ni muntu ki utuma umuyaga n'inyanja bimwumvira? Amen. Nabwiwe ibintu bibiri, kimwe ariko wenda ntikibareba cyane, gifite urundi ruhande rwacyo cyangwa se cyo nshaka kuvuga, kuko nabonaga amabendera abiri arebana ijisho ribi, amadarapo y'ibihugu bibiri arebana, kandi buri darapo ryari rifite ijisho muri ryo, kandi nkabona idarapo rimwe riri kureba rigenzi ryaryo rirakare cyane, rivuga ngo imigambi yawe ntizahama, kuko uzapanga mpangure, uzarunda nsandaze, uzishima ngabe imigambi yo kukuriza. Nuko niko nabibonaga, nuko nako nabyumva, kandi yari abiri, kandi buri idarapo ryarebaga irindi, kandi buri muri idarapo harimo ijisho. Ariko numva ndabwiwe ngo imigambi yiri ribi ntago izahama, ngo ahubwo dore. Nuko rero mbona ibindi byo ntibibareba, kandi nivyo amahoro. Muvuge ngo amina cyane. Ndaha rero nabwiye ngo nkubwire ngo umwami w'amahoro, umwami nyiribihe, nawe arahagurutse kandi afashe ijambo. Dusomye amagambo atubwira ngo amajwi y'amazi menshi muri Zaburi 94:3 ngo imbaraga zayo mazi no gusuma kwayo n'imiraba yo muri iyo nyanja, ngo Imana iri hejuru iburusha imbaraga. Mbwira mugenzi ngo Imana iri hejuru irusha imbaraga ibintu byose. Kandi Uwiteka aravuze ngo arahagurutse, kandi ahagurutse nonaha, ngo kandi yishyire hejuru kugira ngo ishimwe mubera riboneke. Mbwira mugenzi ngo hari itangazo rigeze ku bugingo rivuga ngo ugiye guhabwa ishimwe ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Niba mutakiri ubuhanuzi n'akazi, twumvise ijwi mu gitondo kari Imana y'amahoro, ngidutekerezaho iby'amahoro. Muvuge ngo amina cyane. Erega Satani aratera, ariko kunesha nuko Uwiteka Imana. Satani agaba imigabo n'imigambi, ariko ubasha kudestroying, ubasha kunetralize, ubasha kuyikubita ikegera ikajya aho itagomba kujya, arahari. Ni umwami nyiribihe. Amen. Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwira amakuru y'ibyabaye kuri Yesu n'abigishwa be muri bwa butumwa bwanditswe na Mariko ibice 4. Twabwiwe ngo bamanuka bajya mu bwato, kandi ari Yesu bitegetse ati muneke tujya mu bwato hanyuma tugende hakurya. Bibiliya tubwira ko ahantu bari Galilaya, dore ko hari niyo nyanja nini ngari yayo, ngo yari nyanja hagati y'imisozi itandukanye, ariko hagati mu kibaya, ndetse ngo inyuma y'iyo misozi hari inyanja Mediterane. Usomye neza barakubwira ngo hari imiyaga yajyaga ituruka ku nyanja Mediterane, ngo ikaza ikanyura muri iyo misozi, ngo ikaza igahura n'umwuka ushyushye wo ku nyanja ya Galilaya, ngo bihagahinduka imivurungano y'uwo muyaga. Ngo byakundaga kubaho cyane. Ibi bintu rero byarabaye, biba Kristo Yesu ari kumwe n'abigishwa be mu bwato. Ngo kandi bagomba kuva i Galilaya bakambuka bakajya hakurya mu gihugu cy'Amagadalene. Ngo muri iyo nyanja haza iyo miraba n'iyo miyaga, kuko wari wavuye mu murimo ukomeye cyane kandi uruhije. Ngo Yesu yari aryamye asa nk'uruhutse. Bibiliya iravuga ngo yari asinziriye. Erega yari Imana 100%, akaba n'umuntu 100%. Ashobora kuba yarananiwe, cyashoboka rwose ko yaranasinziriye pe. Bibiliya iratubwira ngo barwana n'iyo miyaga, barwana n'iyo mivumba,
biratubwiye ngo umuyaga warahushye ukajya uterura amazi ukawazana mu bwato ngo bugeraho bwenda kuzura. Bivuga ngo imbaraga z'imiyaga n'imiraba ntago zabasha guhagarikwa n'imbaraga z'abana b'abantu. Bibiliya tuvuga ngo barataka, barangije baravuga ngo nubwo bigeze aha ngaha bikabwira ko tugiye gupfa, ni mu byutse umwigisha nawe adapfa atazi urumunize urwo ari rwo. Haleluya, haleluya, haleluya. Bamukozeho bamukanguye ngo arakanguka, arahaguruka, arahagarara, arambura ikiganza acecekesha imiraba n'imiyaga, arayibwira ngo cece kutuze. Imiyaga irahagarara, imivumba yose irahagarara, inyanja iratungana rwose. Arangije ngo arababwira ngo niki kibateye ubwoba, ubu ntimurizera? Ngo nabo batangazwa n'icyo kintu akoze, baravuga ngo uyu muntu ni muntu ki? Nababwiye ngo nze babwire ngo umwami nyiribihe, umwami nyiribiremwa yarabiretse, yabihaye umwanya, bikora icyo bishaka, bikora uko bigenza, birakugenza, ndetse bigera naho ubwato bwenda kurengerwa, ndetse naho umwana w'umuntu agira kwiheba yumva ko birangiye. Ariko nabwiwe ngo mbabwire ngo arahagurutse nawe agiye gufata ijambo. Amazi menshi gusuma kwayo n'imivumbi isuma cyane n'amajwi y'urucantege, mu ijuru hari imbaraga kandi izo zimanikira inateranira. Beneda, ndagira ngo mbabwire ngo iyi si turimo igereranywa n'inyanja, inyanja twogamo, inyanja tugendamo. Ubwato ni wowe nanjye n'umubiri, niyo housing wambaye, ariko burya umugenzi arimo indani, nawe uzabona Imana. Imiraba n'imiyaga ni ibibazo n'ibigeragezo duhura nabyo muri iyi si. Ndabasobanura nk'uko nasobanukiwe. Ariko uri muri twe imbere, muvuga ngo uri muri twe imbere, ndetse uryamye bwerekeza ariho mu mutima, ni Yesu Kristo. Ni nawe twakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Imana ishimwe ko turi kumwe nawe. Abaririmbyi baravuga ngo kugendana nawe ni ibanga rihambaye. Haleluya. Ariko abatamufite nabo bafite akaga, kuko nta ngabo y'amahini, nta siransi, nta cyizere, nta kuvuga ngo ejo bizaba bimeze neza uko byagenda kose, nuko baba badafite Kristo Yesu mu mitima yabo. Ariko ababo ngo bari kumwe na Yesu ngo yiryamye, nubwo yarasinziriye ariko yararyamye mu bwato barimo. Ndagira ngo mbabwire ngo muri iyi si turimo dufite ibibazo byinshi, ingorane nyinshi, ndetse n'ibiza biza ku manywa ndetse na nijoro. Imana ishimwe ko leta yacu yashyizeho minisiteri ishinzwe ibiza. Kera ntiyabagaho, ariko kubera ko ibiza bisigaye biriho, bashyizeho rwose n'ishami ribishinzwe kugeza kubirwanya. Ariko wenda ntibabihagarika, ariko tuzahangana nabyo. Bwira mugenzi ngo ntituzabihagarika ariko tuzahangana nabyo, mubwire. Ariko ntabwo wahangana nabyo utibitseho umunyembaraga. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo nabwiwe ngo mbabwire ngo hari imiraba n'imiyaga yabisutseho. Muri no minsi hari amajwi ateye ubwoba ku buzima bwanyu. Iyi nyanja turimo yazokoye, yazikutse, hari imiyaga yaturutse ahantu kure mutazi. Niba itarana kugeraho witegure, kuko uri mu bwato kandi uri mu nyanja, ni mwisi nako nababwiye. Ariko ngo abangaba bamaze kubona imiyaga n'imiraba ibagezeho, ngo barwana nayo, yewe bakoresheje imbaraga nyinshi ndetse n'ubuhanga. Ndagira ngo mbwire ngo hari igihe ikibazo kibaho, hagakoresha ubwenge, hagakoreshwa amafaranga, hagakoreshwa imiryango, hagakoreshwa uburyo bwose bushoboka, bikanga, bikananirana, ikibazo kikangika ikibazo. Ndagira ngo mbatangarize ko Mwuka w'Imana arimo ambwira ngo mbabwire ngo ibyananiye abahanga n'abanyabwenge, umwami nyiribihe arahagurutse kandi abifasheho ijambo. Muri iri teraniro hari akagiye kuruta kandi kagiye no kukamira. Niba ubyumvise komera Imana amashyi neza. Satani yazindutse mu gitondo ashaka kurwanya umugambi w'Imana w'aka kanya, ariko ntago yabishoboye. Murumva se nkisaraye? None se naraye inywe inzoga?
none se satani yari yikojeje ubusa nshuti. Ngira mugize ngo hari umugambi w'Imana ugiye gusora ku buzima bwawe. Imiraba n'imiyaga yaraje, yewe byari bifite n'amajwi ateye ubwoba, byakwisutseho bigeraho wumva ko birangiye. Ijwi rikwihebesha ndaricecekesheje mu izina rya Yesu. Ijwi rikubwira ngo ntibigishobotse ndaricecekesheje mu izina rya Yesu. Ijwi rikubwira ngo byararangiye, oya ribwire ngo ubuzima bwanjye buratangiye. Umwami nyiribihe nyiribiremwa yabihaye igihe, yabihaye umwanya. Bibiliya yatubwiye ngo umuyaga warahushe urahuhuta rwose. Bibiliya turanga ubwato buta n'icyerekezo, ndetse ngo amazi araza yuzura mu bwato bugera aho bwenda kurengerwa, kandi Yesu arimo kandi abyumva, kuko nawe ibyari biziye bagenzi be ntibyari kumusiga. Haleluya. Ngira mugenzi ngo uruguhiga rurahiga na Yesu wawe. Niba umufite ariko niba ugendana nawe, arabireka byihebesha abo bari kumwe, ndetse bagera naho bavuga amagambo y'amaganya, bamukangura bamubwiye ngo byuka urebe urwo dupfuye. Nta byiringiro by'ubutabazi bari bafite ko bari baryamanye mu bwato aho ngaho, aho bari bari kumwe mu bwato. Ariko Yesu yari yibitsemo ibanga. Haleluya. Ndagutangariza kuri mugoroba hari ibanga Yesu yaguhishe, ashaka kuguhishurira. Yewe hari imbaraga atigeze agaragaza, Mana yo mu ijuru. Hari urundi ruhande rwa Yesu utigeze ubona. Vuga ngo amina cyane. Nabwiwe ngo aka kanya muri iteraniro hari urundi ruhande ashaka kwereka kubw'imbaraga ze. Komera Imana amashyi mubyumvise neza. N'ikimenyimenyi baravuze ngo uyu ni muntu ki. None se kera wabahamagaye ko bararanaga, ko biriranwaga, ko basangiraga, kuki bavuze ngo uyu ni muntu ki? Bari batangazwa n'icyo akoze. Ndahamya nashidikanya ko muri iteraniro nawe ubwawe ugiye gutangazwa n'icyo akoze, kuko yubwe yatangaje. Haleluya. Yavuze ngo yabihaye umwanya, ube muremure ube mugufi, no mu majwi byaje bivugamo yose yabihaye umwanya. N'abantu yewe yabahaye umwanya, bavuga nk'abantu. Ari n'ibibazo byaraje biza bishizeyo nk'amakeka, byaraje rwose. Yewe umutima wawe nabwiwe ngo warihebye, kandi pe kugeza igihe wumva n'imbaraga zo gutabarwa zitagituruka ku Mana, ahubwo wumva wakwirwariza, nabyo warabikoze. Kuko nabo icyo bakoze barwanye n'imiraba n'imiyaga, bakoresha ubwenge bwose na tekinike. Harimo abahanga b'abarobyi babashaka kurara nijoro baroba, bakarwana n'imiraba n'imiyaga, ariko kugeza bakuye ifi mu nyanja, kandi barabikoze. Ariko uwo munsi byaranze. Icyo Imana igiye gukora muri iri teraniro muvuge ngo amena cyane. Ibijyanye na siyenete ushyire hasi, ubunajiwa n'ubunararibonye hasi, kuko ntacyo byabyaye. Namanga ya zota. Kuko umwami yavuze ngo iki kirere yacyujujemo imbaraga z'ubutabazi. Iki kirere yacyujijwe ry'ubuhanuzi, kandi rihanura ubuzima bwawe. Rivuga ngo umwami nyiribihe nawe afashe ijambo. Amajwi y'amazi menshi, guhuha no gusuma kwabyo, imbaraga z'isumba byose zibiri hejuru. Niki cyaguteye ubwoba? Niki gitumye umutima wawe ujugunya amahoro? Mwami nyiri amahoro aravuze ngo gira amahoro, arongera aravuze ngo baho. Nimube hariko babyanga babyemera, nimubeho. Babishaka batabishaka baho mu izina rya Yesu. Uzabaho sha. Mwami nyiri ibihe aravuze ngo baho. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Ariko wigeze aho ubona umuntu aryama yamara kwiyorosa bakaza bakamworosora bagatwara n'ibyo yorosha?
ngo wicwe se n'imbeho urwara umusonga, ngo wicwe n'agahinda se bahindire ku cyerekezo cy'ubuzima bwawe ku Uwiteka ari ugifite. Ndabwira uri muri twe, Imana yagufubitse ninde yagutwikurura? Imana yagutwikira ninde yagutwikurura? Imana yaguhaye amahoro ninde wakurwanya? Yarabiretse, yarabyiho, ibyakubayeho byose yarabyihoreye. Niko nabwiwe. Kandi mwakira ubuhanuzi mu izina rya Yesu. Ibyabayeho byose irashaka ko ku rundi ruhande. Irashaka kongera kukwiyereka. Erega nawe ugiye kuvuga ngo ariko se ubwo none ndayita nguki? Ugiye kuyihimbira izina bitewe n'ibyo ugiye gukora. Ngo Yesu yararyamye kandi asinziriye. Yesu ajya asinzira we, ajya aceceka, ajya yinumira ntavuge, kazamuka imisozi, ukabwirwa ngo ejo mu gitondo birarangiye, ukazinduka ahubwo cyahinduye isura, cyabaye nyamabara. Aba ngo ni Imana twavuganye cyangwa niyo, ariko iracecetse, yarabiretse. Kandi ejo h'Imana n'ejo h'Imana nyine. Ubu se hejo uyu munsi se ejo hejo hashize se uyu munsi se, none se ntihitwe ejo uyu munsi ntituzitwe ejo n'ejo nyine. Mwami nyir'ibihe abifite mu kiganza cye, muvuge ngo amina cyane. Yarabiretse, yarabyihoreye, biratukura, biritukuza, bihindura amabara, bihindukanya amabara. Ubwenge n'ubuhanga, ndimo ndahanura, ubwenge n'ubuhanga ni imbaraga z'ubushobozi. Dushyiraho agahanga n'agatuza turirwanira biranga, ariko yavuze ngo yararebaga kandi yacecetse ibishaka, ariko yaravuze ngo izina ryayo ntizemera ko ritukwa. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Uretse nawe ubwawe n'ibihugu bifite ibibazo, n'abakomeye bafite ibibazo, ariko hahirwa abafite Yesu, kandi hahirwa abamufite, kuko bibitseho ikinyembaraga n'ikinyabushobozi. Mumbarize ngo ubundi ari muri wowe imbere cyangwa? Tuzi kureba Yesu w'abandi, ariko ubundi uri yarakizwa, ubundi se agakiza ke ni akahe? Ibyo si ibyawe kubimenya. Imenya inshuti yanjye, numusanga mu kaga n'amakuba uzamufasha, numusanga acitse intege uzamutabara, umenye kwenda hari yagiye mu ntege nke, ariko ukomeze urinde Yesu wawe uri mu bugingo bwawe, kuko aho ugera amagara atewe hejuru nta wundi uzayagusamira, niwe uri muri wowe. Mana ishimwe. Nta mishinga mu bishirira, nta gutekereza ibyiza kandi wumva Yesu atabuja, atarimo, utamwiyumvamo. Igihe kizagera iyi nyanja izikuke, imiraba n'imiyaga utateguye. Usomye neza bakubwira ko kuri iyi nyanja ya Galilaya ngiyi miyaga yajyagiza kandi itunguranye, iturutse muri za Mediterane ikanyuramo, ikamenangana ngo ukaza ari umwuka ukonje ugahura n'ushyushye, ngo bikabyara ibintu bibi cyane, ngo kandi byajyaga bibaho bitunguranye. Nshuti, nawitegura ikibazo, nta n'uwitegura ikigeragezo, ariko nabwiwe ngo uko byaje cyose n'igihe byaziye cyose umwami nyir'ibihe afashe ijambo. Abashaka Yesu afata ijambo ku buzima bwabo muvuge ngo amena cyane. Abashaka yuko igihe cyabyo kirangira Yesu agafata igihe cye ku buzima bwe nimuvuge ngo amina. Reka mbabwire, mbafite ijambo ry'ubuhanuzi. Ntabwo ngo mbabwire ngo yaracecetse, birakora, biravuga rwose, birigaragambye, bikora uko bishaka, bikugenza uko, ariko sha arahagurutse nganza marumba, arahagurutse samba itarumba, arahagurutse arufana mwisho. Haleluya. Arahagurutse nyiri biremwa, ube sinitrene voma. Ngo ubwato bwenda kurengerwa, abantu bihebye rwose, bazi ko birangiye, bati nakanguka karebe urupfu dupfuye. Ngo arahaguruka, arahagarara, arambura ukuboko, aravuga ngo cece ko tuze.
ukuboko kwiza kw'Imana kuracyara aha hantu, ukuboko kwiza kw'Imana kuri 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 muri iki kirere. Oh haleluya haleluya. Kandi ibiganza bye birimo birashojoba neza. Nshuti yanjye, ndagira ngo nkubwire ngo iminsi umaze kuri uwo musozi ni ukuberaho no kwizera kwacu gutandukanye. Kandi yaravuze ngo ntabwo izatanga ikigeragezo kidahwanye no kwizera k'uwo muntu ugihawe. Bwira mugenzi ngo wari ubishoboye, mubwira ngo yabiguhaye kuko ubishoboye. Mubwira ngo byakujeho kuko yabonye ko ubishoboye. Ariko nawe ibyo bigeragezo bigiye kuvamo ishimwe. Icyo kibazo kigiye kuvamo igisubizo. Igihe kuguha ijambo nawe uvuge nk'uko Imana ivuze ku buzima bwawe. Mu kanya k'amakuba n'ibyago ugiye kuvuga iby'amahoro. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yarabiretse, yarabyihoreye. Baravuga ho, baravuga, bavuga n'ibyo batazi ku buzima bwawe, bakwita n'amazina yewe, baguhaye n'iminsi. Yarabaretse, n'impuguro nyinshi zakugezeho yarabyihoreye. Ariko muri byo ngo wararize bihagije ugera naho kwiga. N'Imana ivuze ngo humurira kwibutse. None se iribagirwa? Iribagirwa? None iributse rero. Kandi iyo yibutse igira icyo ikora. Kandi nivuze ngo irahagurutse, muvuge ngo amena cyane. Haleluya. Waje uri umushyitsi. Nshuti yanjye barakuraritse, waje uri umushyitsi. Ariko wicara gubaza ngo uzajya mu kihe gihugu kuko byari bibiri biri imbere yawe. Wibaza igihugu wajyamo kubwo kumva ko watabarwa, kandi wahungiraga mu gihugu wumva abonagamo ubutabazi. Ariko umwami arambwiye ngo ntiwirirwe uhitamo igihugu ku kindi, kuko ibihugu nabyo bigira abadayimoni babigendamo nabo, kandi n'ibihugu birageragezwa. Bigira n'imyenda, hariyo n'abarira. Nabwo ngo nkubwire ngo nshuti, kuko waje ugahura n'Imana ihagurutse, iminsi yo kugeragezwa kwawe yarakubonye iraceceka, ariko nawe ubyungukiyemo. Irahagurutse kandi ije kuguhera amahoro mu gihugu cyawe. Ubutabazi bwawe buri hano aha, aho wigiye kuvuga ngo aba sa mama data, niho umugisha wawe uri. Usanze yahagurutse. Mana yanjye, usanze yahagurutse, usanze yahagurutse. N'ijisho ry'ibendera ryarebaga irindi nabi. Amen ngo dore. Rega, hari ibyo Imana yibwira, hakaba n'ibyo abantu bibwira. Mbwira mugenzi ngo umugambi w'Imana kuri we n'uzasohora. Ntabwo ari umugambi w'abantu, ni uw'Imana. Abantu bo baguha iminsi n'ibihe, ako bwaca mu gitondo bakakubona ahandi hantu batatekerezaga. Niyo mpamvu yavuze ngo yaduhaye n'agasura. Mbwira mugenzi ngo yaguhaye n'agasura ujye ugashima. Kandi yaguhaye agasura izaguha n'ibigendana nako. Uzagenda neza nk'abazungu, wambare neza, urye neza. Ariko erega reka mubwire, amagara aramirwa. Mana ishimwe, Mana ishimwe. Arahagurutse, niko yambwiye ngo mbabwire ngo arahagurutse kandi afata ijambo. Kandi iminsi bimaze yarabyihoreye. Ariko ubundi ni ibice di se byatangiye ryari? Ese bavugaga ngo ukira? Nako bavugaga ngo uki? Kuko igihe cyabo kirarangiye. Ese ubundi wumvaga umutima akubwira ngo nguki? Ngiyahure ngo nicyo gisubizo? Oya, araje abigenze neza. Arahaguruka arambura ikiganza, ategeka imiraba n'imiyaga ngo ceceka utuze. Inyanja iraturera rwose, imiraba n'imiyaga bisubira iwabo. Mwami nyir'ibiremwa yarabitegetse, Mwami nyir'ibiremwa arambwiye ngo mbabwire ngo bisubire byaturutse. Haleluya.
n'uwavuze ijambo rimugarutseho ni kuwiteka avuze. Ahatari inzira zirabonetse, kuko inyanja iratunganye rwose, kuko umwami nyiribihe arabicecekesheje. Tangazo maalumu kutoka mbinguni. Mwami aravuze ngo ashizeho inzira, ashize mu mahoro amagara yatererwaga hejuru. Mwakira ubuhanuzi. Hari ijwi ry'amahoro numva amatwi yanjye. Mwami aravuze ngo atanze amahoro ariko. Atanze amahoro we, kandi byari byitwaye ubwato pe. warurangiye Yesu we, warurangiye. Imana yaraguhishe ariko warugeze kure, niko umwami yambwiye. Ariko urengera bawe urengera bingira bakizera, urengera bumva ko ubutabazi birangiye, araje kandi agize imbaraga nyinshi ku buzima bwawe. Nawe ugiye kuvuga ngo nukureho nabereye, nabonye Imana, nari nyizi ariko narayimenye bihagije. Tera haleluya, uhagurutse mu izina rya Yesu Kristo y'intsinzi. Yitwa ndiho, ni Imana ishobora byose. Kandi ubuhanuzi ntabwo butinze, ngubwo burasohoye. Yavuze ngo ndahaguruka nona nje kwishira hejuru. Hari ibintu byinshi za hejuru ku buzima bwawe, hari ibintu byihaye ijambo, hari ibintu byakurengeye inshuti, hari ibintu byakumize bunguri, hari byari byaravuze ngo ntakwiye kugaragara, nije ukwiye kugaragara. Ariko Uwiteka yaravuze ngo araje, arahagurutse kandi nona. Byarakumize ariko n'umwami nyiribihe araje abimire, karuta kandi karakamira. Cyo kumbwirira mugenzi wawe, mubwire ngo umvuke umwami akubwiye. Mubwire utumvuke umwami akubwiye ngo yarabyihoreye biraza. Wongera mubwire ngo yarabyihoreye bikugeraho, ndetse byari bikurangije ariko nawe arabirangije. Akaruta kandi karakamira. Mandalo sikrain mordreremo. Mwami aravuze ngo arabirangije, mwami aravuze ngo arabirangije. Arabirangije. Ikimenyimenyi nuko hagati muri twe imirimo itangaza y'Uwiteka Imana yarangije gukorwa, ntagikora nk'abantu. Agenda nk'intwari, n'umugabo ku rugamba yagabye igitero atanye iminyago. Ntago avuga kamubwire ngo ntago umugunzi w'intare wahuma udafite abonye umuhigo. Muvuge ngo Uwiteka yabibonye kandi arabitahana. Muvuge ngo arabitahana. Hari ibyo ajyanye, hari n'ibyo asize amahoro, atwaye ibyo akagana makuba, adushize mu mahoro. Haleluya, haleluya. Imiyaga yo kuri Mediterane ikonje cyane, irazi kubita n'umwuka ushusha kuri Galilaya, maze ngo urazuzibiranya ubwato n'ababurimo na Yesu arimo, ngo biba bibi, biba kagara makuba. Ariko umwami yarahari. Uvuge ngo umwami yarahari. Mbariza mugenzi ko ubundi umwami muri wowe arimo ubundi muragendana, ari bwerekeza. Uko byagenda kose Yesu arimo, bizatungana. Intsinzi ni ukuba arimo tu. Uwo mwami ni mwiza, yitwa igitangaza, yitwa umuziranenge. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, ari hehewe. Ayengo ari hehewe, yengo ari hehewe.
ayiye mu bagabo we, ye mu bamama nabo, ye basore n'inkumi, Emmanuel uwo mwami ni mwiza, yitwa igitangaza, yitwa umuziranenge. Emmanuel, Imana iri kumwe natwe, ari hehe we, ari mu mutima, ari hehe we, ari mu mutima, ari hehe we. oh, ari mu mutima. Haleluya! Haleluya! Tumufite nk'umugaba mukuru, tumufiteho ibyiringiro bitadukoza isoni, tumufite nk'intwari ku rugamba. Yageze kwa Yayiro byarangiye bavuga ngo yapfuye, nawe se wabaye unjiji bundi tebuka ukaza kare, ariko na nyuma ya zeri irakorasha. Bari bazi ko byarangiye bamupfunye mwana w'ikinege, ariko Yesu aravuga ngo uretse se na nyina namwe twazanye, abandi bose hanze arinjira, avuga ijambo rimwe gusa ngo tarisa kume, gakobwa tikreteta. Ibyo ni tiktak, nutegereza bakuzunguza ngo gukubite hasi bakubimbisha ifuro, ntabwo uri bubone yabikoze. Uko muzimu yinjiye niko yasohotse, yaje utabizi utabyumva, agiye utabizi utabyumva. Vuga ngo amina. Haleluya, haleluya. Yitwa ntihemuka, iyo niyo mana yanjye, 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 yitwa ntihemuka, iyo niyo mana yanjye. oh, yitwa ntihemuka, iyo niyo mana yanjye, yitwa ntihemuka, iyo niyo mana yanjye. Umva, waragenze warashakishije ntacyo utakoze, ariko umwami arambwiye ngo kuko byakuruhije akabibona, aje gufata ijambo, biroroshe birarangiye. Haleluya! Arabaza, 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 Nowa yemwe we, arabaza, 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 Nowa yewe, arabaza. arabaza, Nowa yemwe we, arabaza. Oh, arabaza, 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 Nowa yewe, arabaza. Oh, arabaza, 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 arabaza. Arabaza, Nowa yemwe we, arabaza. Oh, arabaza, 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 Nowa yewe, arabaza. Warasenze baraguseka, bagira ngo usenge Imana itumva. Ni Imana ifite amaso irabona, ifite umunwa iravuga, yibitsaho imbaraga irakora. Imana dusenga irakomeye, ni Imana itabura guseruka, ni Imana yumva amasengesho yabera. Iyo Mana dusenga irakomeye, Imana yacu we, iyo Mana dusenga irakomeye. irakomeye. Oh, ni Imana itabura guseruka, Iyo Mana, Imana yumva amasengesho. Iyo Mana dusenga irakomeye, iyo Mana dusenga irakomeye. Oh, Imana itabura guseruka, Imana yumva amasengesho. Iyo Mana dusenga irakomeye, iyo Mana dusenga irakomeye. Imana itabura guseruka, Imana yumva amasengesho. Iyo Mana dusenga irakomeye. Haleluya, Haleluya. Zaburi 121 ngo gutabarwa kwanjye kwava he? Kubiteka niho guturuka, ni mu muryango w'Imana cyane. Haleluya. Nabo kuva mu misozi, ni kuva mu mataba, ni kuva ku mafaranga n'imiryango migari. Kuwiteka
ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Ahantu hari imbaraga ziruta izindi. Imana ivuze ngo irahagurutse, yahagurutse tayari, mu buryo ngo tayari. Nababwiye ngo nkuko byaje mutabizi mutabyumva, niko bigiye kugenda mutabizi mutanabyumva. Ahabyo hagiye gushakwa habure, mugiye gushaka habyo muhabure mu izina rya Yesu. Amen. Amina. Amen. Ariko mbariza mugenzi ngo urumva hari ikintu kiri kubaho mu buzima bwawe, mu kirere cyawe, mu rwuri rwawe, urumva hari ikintu gukoreka. Amajwi y'amazi menshi, amazi yaguteye ubwoba, amajwi y'iyi si. Hari amajwi ugenda wumva hirya no hino muri iyi si tugendamo, muri iyi nyanja twogamo. Hari amajwi icecekesheje ayo majwi. Inyembaraga iravuga ngo nibiceceke. Abazi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera batwara ibyo butwara. Nimwakire intsinzi mu izina rya Yesu. Yavuze ngo ibyo yibwira kuri twe ni iby'amahoro. Satani apanga, Uwiteka apanga. Ibitero byose by'umwanzi, marayika w'Imana yamanutse ashyiraho igicu, kandi atumwe n'Imana wo kurangiza imbaraga z'ibiturwanya. Mu buryo ngo byarangiye rero, mu buryo ngo byarangiye. Tugiye gusenga muri rusange, tugiye gusenga muri rusange. Ariko kugira ngo wizere, usenge ufite kwizera kwabasha kuguhesha igitangaza, cyangwa kuguhesha kuzahagarara hera udafite isoni n'ubwoba. Haleluya, haleluya. Bira mugenzi ngo agiye gukoresha wowe, ugiye gukoresha wowe, ugiye gutangaho ikimenyetso. Haleluya, haleluya, haleluya. Yabirangije, uburyo ngo byarangiye. Ariko uyu munsi ingabo y'amahina y'iminsi yose, y'amahina y'iminsi yose ni wowe uhitamo uno munsi. Ariko ibindi byo yari yabirangije, gusa nutamwibikaho ibizaza bizakurangiza. Nuko uhuye n'umunsi mwiza w'Imana, bisa nk'umunsi wavutseho inshuti yawe, umunsi wavutseho bavugije impundu. Uyu munsi ni umunsi w'impundu ku buzima bwawe, ariko ibisigaye imbere bigushizwe imbere. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Araje abigenze neza, 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 ahindura ibyanze guhinduka. Ndashaka kugira ngo dusenge Imana, sinshaka gutwara umwanya munini, ariko ikimenyetso nuko Imana igiye kugera ikimenyetso kandi irabirangije. Umva, hari umwana w'umukobwa uri hano, baramuvuje, yarivuje mu bajenikoroga, yarabahinduye ava kuri abajya kuraba, biranga. N'ikimenyimenyi ibyo ubwo burwayi bwabyaye ubundi, kandi arabizi. Naze hano ibirangize, kandi mwese bibabera ikimenyetso, uvuge ngo nanjye ibikora uriya mwana, nangira ibyangira birangije. Ngwino nshuti yanjye, ngwino mukobwa, ngwino. Nta mbega ntacyo watakoze, kandi ubwo burwayi bwabyaye ubundi, aho ngaho cyo uracyihariye. Tambuka uzana gusengera Imana birangire, kandi kibabera ikimenyetso. Ngwino, ubwo burwayi bwabyaye ubundi, natambukaza umwana w'umukobwa naze hano, naze tambuka uze. Yabirangije nshuti, hehe ni kinini, hehe n'amafaranga warayatanze pe.
mu bishoboka n'ibidashoboka mana we, ariko byari byaranze kandi n'ubu ngubu wari ukibigendana, ariko ngwino ubwo bwo bwabyaye ubundi kimenyimenyi ni kwashe ni koroge, ngwino rero byo, ngwino tambuka we, iruka ihute, tambuka wirukanga, wararize bihagije ugera. Kandi impamvu itanze ikimenyetso kuri wowe nuko yari izi ko uyu munsi izaba birangije nyine. Tambuka mana ngwino nshuti yanjye, uzabwira abakuzi n'abatakuzi, numva ugenda ubahamiriza kuko yabirangije. Mubyara ubundi sha, ngwino mama, tambuka ngwino hano, mana iguhezagire cyane. Uyu mwana akiza, mbwirira mugenzi wawe ngo ikindi kimenyetso guhaye ko n'ibyawe byarangiye. Naya ngome ni trane valasire, uzuko byarangiye birimo biranampumurira maze guhumura kwabyo ho kurangira kwabyo byarangiye. Uyu mwana azi ubuzima we murakira, ariko wageze aho Imana iri, wageze mu nkugi Uwiteka arimo, wageze mu bwato Yesu aryamye mu mbere. Haleluya. Kandi ahagurutse ku buzima bwawe, Imana ishimwe. Ngwino nawe, ngwino wacyo. Rega Imana yacu ni ngari cyane, akira igitangaza cyawe nawe mu buryo ngo nacacire nawe. Ikwishyuye n'akadeni maze uretse igura akadeni rakarangije, ugafata ntitwari kumwe kandi kari kwishyura, ariko mama kwisha. Haleluya. Mu buryo ngo amina cyane. Haleluya. Umva imirindi Uwiteka, 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 umva imirindi Uwiteka. Igikorwa cy'ubuhanuzi mwe muraha mukunde mufite mbega itsinda. Reka nkubwire, abatakuzi bazakuyoberwa n'abakuzi bazakuyoberwa, mwe muraho ngaho, ariko nta muntu ufite akaboke k'indabyo ahangaha. Nagira umusore naze aterura ivaze, igikorwa cy'ubuhanuzi. Tugiye gutanga impano ibyari byarabuze. Ahantu hari umuntu wakurikiranye ibintu bye, ararindagizwa, ariko akarindagiza, ararindagizwa kugeza uyu munsi nta gisubizo yari afite, kandi akurikirana ibye. Naze hano arindagizwa n'uwakamukuye mu karindagizo. Mwemeretse kuza, mwemeretse gatoya, apana igiceri cya senkani, mwemeretse ngo yanyatse amafaranga yanjye 100 ayarya amandazi ntiyansubiza. Ibyo mubyihoreye. Ko muri benshi wa mwegere iriya vaze, mwegere iyo vaze, iyo nimuyikoreho, ihute nawe uzi ukoreho, uzi kukurindagiza, ashaka kurindagiza ku byawe ukurikiranye. Nabona hari n'abakurikiranye abana, yaba datawe, yego Yesu were benetana ngorasibe. Urwo rurabo mururebeho umunezerwe, nimwishime. Ubundi ururabo ruberaho kugira ngo umuntu arurebe agubwe neza mu mutima. Nimuvuge ngo tuguwe neza, muvuge cyane, muvuge ngo tuguwe neza, kuko tubonye icyo twari twarabuze kandi kinezeza umutima wacu. Reka babwire, iki gikorwa cy'ubuhanuzi mambo kwisha nta mafaranga tubatse, ariko muzamenye ko Uwiteka Imana yavuganye namwe muri ahera hayo. Nimuvuge ngo nibabihabwe, muvuge ngo nibabihabwe, kandi barabihawe.
Imana ibaho umugisha. Umusubize vaze hari ikoza akazi kayo nayo ntabwo ibera hose icyarimwe, ariko Imana yacu ibera hose icyarimwe. Yarije ikusanyishije anga kugira mwese muyikoreho. Imana ishimwe. Iyi ni vaze. Mwebwe rero mama Jackie, kuva uyu munsi ikibazo cyawe kirarangiye. Ubuzima buzira umuze bubonetse ku buzima bwawe, kandi Satani ntazo nko gucunaguza ukundi, kuko ishimwe ryuzuye umutima uzabibwira abari hafi n'abari kure. Abatakuzi bazabaza ngo uriya nindi, abakuzi bazavuga ngo niwe cyangwa si we, ariko uzababwire ngo ni wowe, kuko igushyize mu mahoro kandi igushyize mu buzima buzira umuze. Kandi kuva uyu munsi irabirangije. Vuga ngo birarangiye. Amen. Jyana amahoro ya Kristo Yesu uruhanga rwawe. Satani ntazo kubwigabiza ukundi mu izina rya Yesu. Igihe kirangiye, kirarangiye ni kirekire, ariko Uwiteka usanze Kristo yahagurutse kandi yafishe ijambo kandi arabirangije mu izina rya Yesu. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo ufite ubutware, ntugashidikanye. Yavuganye nawe niyo kwizerwa, kandi humura nkuko byaje. Reba hano kuri we niko bizagenda. Wajya ubize amen. Dore Imana iguhaye amafaranga menshi ku masambu, dore ko ufite ibihuru n'ibisambu, dore bifite yenda Imana iguhumurisha guhuje ibihuru n'ibisambu, kuzanira ababitunganya n'abaguha amafaranga, kandi umwenda dore urawurangije, kandi ikibazo kirangije nacyo. Vuga ngo amina cyane. Kandi ugiye kurira amarira yishimwe, dore ko ukunda kurira we. Genda urire wishime kandi unezerwe uko Umwami akugirira neza. Kandi uhanyuze usuza umutima ugiye kuhanyuza ufite indirimbo z'amashimwe ndetse na tehira zimanukira umutima wawe mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amen. Komera Imana amashimwe. Ayi Yesu wangenje ute, ayi Yesu we kwangenje kuramaze, Yesu we. Mukecuru ngwe nguhe ibyawe, ngwe nguhe ibyawe, ngwe nguhe ibyawe, ngwe nguhesha ibyawe. Hagarara hanga nawe naze, mukecuru wundi nawe naze, muhesha ibye. Mutambuke muze hano. Kwizera ukwe mu gushidikanya bihwanye n'igitangaza. Wowe reba hano mama, wowe ingendo z'indege zigarutse mu maso yawe, uragiye uzabatashe. Nawe ushaka indege, ushaka kuri indege, nawe ushaka kugenda mu ndege. Akira ibyawe, akira. Reka mbabwire, reka ahantu hari akanwa k'Uwiteka Imana. Nimwakire mu izina rya Yesu. Akira ibyawe mu izina rya Yesu. Akira ibyawe mu izina rya Yesu. Akira ibyawe mu izina rya Yesu. Akira mu izina rya Yesu. Akira n'izo ndege nazo. Akira mu izina. Mugende. Ari uwikubise hasi. Kandi muzaze mushima Imana. Dore ko Abanyarwanda Imana ibikoze ngo hanga reka nceceke batabinyiciraho. Uzaze ubivuge ibiguhaye izakurindana nabyo. Komera Imana bashira ubyumvise neza. Haleluya, haleluya. Nimuhaguruke, haguruka buka mwanya wawe. Sinshaka kubatinza. Ndashaka ko buri muntu wese ahagarara mu mugabane we neza. Ivuganye nawe iravuze ngo yarabihaye umwanya. Birakora. Biravuga. Birigaragambya rwose. Ariko Uwiteka aravuga ngo arabira. Arategetse. Ategeke ubwire Yesu, ategeke Ubwire Yesu, ategeke ubwire Yesu, ategeke ubwire Yesu, ategeke. Atawale Yesu, mwambie Yesu atawale.
mwambie Yesu atawale. Atawale, mwambie Yesu atawale. Zamura amaboko nk'ikimenyetso guca bugufi mu maso h'Imana, kandi ubwire umutima ngo umutima wanjye tuza, ndashaka kubana n'Imana. Nakanyama gato garusha ibintu byose gushukana, ngo ubwo se nawe ngo biciye mu zihe nzira se z'amasengesho se, zo kuri umukiranutsi se, zo ko hari icyo wakoze se? Oya, wageze mu kirere cyiza cy'Imana, wageze ukanunga k'abahanuzi, wageze aho Imana ivuga, kandi yavuganye n'umuntu wese wageze hano hantu. Yarabiretse, yarabyihoreye bimara iminsi n'ibihe, kandi wari uzi rwose ko birangiye, cyane ko ubwato bwari bugiye kurengerwa. Ariko arahaguruka mwami nyir'ibihe, arahaguruka mwanzamara umusambi itarumba, arahaguruka uwa mbere akaba n'uw'imperuka, kuvuga bikaba bitegeka bigakumva, uhamagara bikamwitaba, arahaguruka. Kandi arahagurutse niko yavuze ngo kandi agiye kwishyira hejuru, kandi ishimwe rye ntazariho undi. Niwe ugiye guhaguruka uvuga ngo nabonye Imana. Si abantu, si amashuri, si ubuhanga, si tekinike, niyo. Urakoze urakarama Uwiteka umwami nyir'ibihe. Ni ikimenyetso utangaje yuko ugiriye neza abantu bawe. Uravuze ngo byamaze igihe bikora uko bishaka ku bugingo bwawe n'ingingo zawe no mu buzima bwawe. Ariko uyu munsi kuko bakwiriye bakwizera, ukoze ibikomeye, ukoze ibitangaza, turagushimye, turakunezerewe, tuguhaye icyubahiro. Izina ryawe rishyirwe hejuru, amahanga yose nakubara, indimi zose zatuze zirye kuri umwana. Abakomeye n'aborozi bose nibace bugufi kubw'imbaraga zawe n'ubutware bwawe. Urabireba ukabibona nk'ibitwikuruwe, nta kikwisoba, nta kikwihengeka. Witwa Imana ihesha icyubahiro, rapide sayinigire, kandi imbaraga z'umwana w'umuntu zari zirangiye, ariko imbaraga zawe zirabonetse. Ushize mu mahoro abacirwaga inguni, kandi ufashe ijambo aho Satani yari yararifashe. Urimuye, wimuye imiraba n'imiyaga, kandi uzohereje aho byaturutse, ahubwo ushize mu mahoro bakongera bakwizera. Tugushimiye, tugukomera amashyi menshi, tugukurira ubwatsi kuko ukoze imirimo ikomeye kandi itangaje, mu izina rya Kristo umwami wacu, amen. Mwicare, Imana ibahe umugisha cyane.